Ndizera ko mumeze neza ndabasuhuje kandi bifuriza ishya n'ihirwe abakunzi ba One Vision Rwanda TV. Turabasaba ko mukomeza kubana natwe mu biganiro tubategurira kandi tukanabagezaho. Ndi Jean de Dieu Ntakirutimana, nyamuneka mukande subscribe, muduhe ibitekerezo muri commentaire ndetse n'ibindi byose mubona byadufasha twiteguye kujya tubakira cyane cyane mubinyije muri commentaire. Ndi kumwe na Semugeshi Bayingana na Mahoro. Meze neza Jean de Dieu, nawe meze neza? Nanjye meze neza rwose. Ndabona ari sawa muri rusange usibye izuba ry'i Kigali, ariko rero riri mu kazi karyo, natwe tugomba gukora akazi kacu. Ukomeza imirimo yacu, ariko abavandimwe bari mu gice cy'uburengerazuba bw'igihugu, mu turere twiganjemo za Rutsiro, Nyamasheke na Rubavu, akavura ngo bari kukabona. Hari ukavura, hari kukabona. Ngo bari kukabona, mu bice bimwe. Nyarugenge none uko byagenze, ariko bari iyo ngiyo wibo ndumva bari kukabona. Reka kubite tubangura ku makuru wari kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Duhere muri Karemi, umujyi munini navuga ko ari n'umurwa mukuru w'intara ya Tanganyika. Tumaze igihe tubabwira Karemi nyuma yuko za Minembwe, Mikenke n'ahandi nkaho ngabahazi barahazi za Pwezeho hagiye hafatwa ni ingabo za MRDP twirwaneho, ubwo ni kufatanye na M23. Twakomeje kujya tubabwira tuti baraka Karemi, tuvuga tuti hafi aho ngaho. Nubundi ntabwo turabura kubabwira kuri Karemi. Updates zo muri Karemi nuko ubu ngubu ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo buri official noneho banabyitangarije. Umuvugizi w'igisirikare muri Tanganyika akaba yavuze ko rwose bari gufata abantu batekereza ko ari infiltré cyangwa se ari abacengezi, bita amabandi urbain cyangwa se amabandi yo mu mujyi wa Karemi. Ni mu gihe hari panike, ndetse muribuka ko twaba twari babwiye hanga cyangwa se mwarabibonye n'ahandi runaka ko guverineri wa Tanganyika afite ubwoba ko M23 ngo yabiri kugera, ndetse ngo yaranahunze ageze aho. Hari abavuga ko yagiye za Rumonge hepfo mu Burundi. Ndetse uyu mujyi abakomeje kubona amashusho babonye abaturage bazinga utwangushye birimo za matela, ndetse n'abafite amabase. Amashusho rwose ari hose n'abari Karemi bamwe barabyemeza, bava ko uyu mujyi ari cyo gipimo gishya M23 igasohoka muri Kivu zombi, aho imaze imyaka 5 Jean de Dieu rwanira, noneho ikaninjira mu kindi cyerekezo gishya, kuko Karemi bivuze ko uvuye mu ntara usanzwe ufitemo abakunzi, unazwimo n'amazemo igihe, urugamba urwerekeje mu bindi byerekezo, winjiye mu yindi ntara. Tukivuga rero kuri ibi bijyanye no gufata abantu bari kwita abacengezi, ndetse n'amabandi cyangwa se nabo biti byitso bya AFC M23, ibingibi akenshi ni ibikorwa bibanziriza ukuza kwa M23. Ngira ngo ababizi barabizi, niko byagiye bigenda mu mijyi irimo Bugoma na Bukavu, imijyi main minini. N'ubundi habanje bisa nk'ibi, aho ingabo za leta zitangira kwahuka mu baturage ikintu kibi cyane, kuko buriya intambara nk'izi zo mu ngo, kuko nizo hari mu barwani zo gufata imijyi, kenshi abari intambara zo mu ngo, uba ukeneye umuturage. Niba utangiye kumuhohotera, umufata uko ubonye, umwita icyitso cyangwa se umutwerera kuba umukunzi wa AFC M23, niyo bigeze mu gihe hari ubufasha runaka wamukeneraho, nako bukibubonye. Reka tureke n'iby'ubufasha, nubwo ivyo bivuga ndabyemera, ahubwo myongereho no kuvuga ngo tubireke. Reka nongereho n'ikindi. Buriya no mu kugana AFC M23 bazi gufata akantu ku kandi bakakabyaza umusaruro muri urugamba rwaba urw'amasasu, rwaba urugamba mu kuganira. Buriya mu kuganira nabyo bari urugamba, rega ndaguha rigima ukansubiza indi nkaguha indi, ngamije gutsinda. Muri fronti zose AFC M23 irwanamo n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bazi gufata buri kintu cyose kibaye bakakibyaza umusaruro. Uti gute? Kuki se utanatekereza ko ejo bundi n'ibiganiro niyo byasubukurwa? Ubu turavuga ko ibiganiro bisa n'ibyatewe umugongo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bakavuga ko byatewe nuko nakurikije amagambo n'ubutumwa. Ngira ngo Benjamin Mbonimpa, uyu ni intumwa ihoraho
ni secretary permanent secretary muri AFC 23 ariko ni nabo kenshi ugenda uyoboye delegation iyo bisabye ko hari ibiganiro runaka bitabira abantu baze kureba ku rukutere rwa X ubutumwa yashyizeho nubuza busa nkaho bwunganira cyangwa se bushimangira n'ubundi butumwa bwagiye butangazwa na bamwe n'ubundi mu bayobozi bakuru mu bya politike muri AFC uhere no kuri Colonel Nanga Bertrand Bisimwa bavuga ko umuhuza yamaze kuba belligérant muri make nta kintu na kimwe bakiteze ku nzira y'ubuhuzi. Voilà, urakoze cyane. Navuga ngo rero anytime hanaba n'ibiganiro bigakomeza nubwo tubona ubu ngubu bisa naho nta kirimo, mu gihe haba gahunda yo gukomeza ibiganiro bikaba byakwibandwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uzi ko ubu ngubu ari bumwe mu buryo bwo kuvuga ngo tunasaba yuko abantu bafatiwe muri Karemi mu gihe iki n'iki bashinjwa ibi n'ibi bamwe muri bo bajya muri dosiye. Ni ukuvuga ngo urabyibuka ko nko muri Monterey ejo bundi ahangaha mu Suisse ibyo bemeranyijeho ko hari ukurekura imfungwa ubutegetsi bwa Kinshasa bwafashe buzita ko ari ibyitso bya M23 ari abasempatiza ba M23 cyangwa bafasha M23. Mu buryo bwose iyo ushinja umuntu kugira na relation na M23 ubwo ngira ngo M23 bubahaye ikiraka. Reka mvuge gutya naha rero muri Karemi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiravuga ngo ni amabandi yo mu mujyi, ngo ni aba infiltré ubundi ni umucengezi ni umuntu ngo uba waje gutatira undi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Byose kuki utabitekereza ko ejo bundi M23 kuko ubona niyo direction barareba bari mu birometero bavuga bigeze nko muri 50 uvuye muri Karemi. Ejo bundi nyuma niba nta gihindutse nyuma y'ucyumweru 2-3 se biraterwa na gahunda yabo kwiteye na plan militaire, ariko noneho ndakubwira ngo nubundi mutwaro igisirikare cyangwa igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyishyizeho ikintu giza kije Karemi turi kuvuga ikiboko kiri kurisha. Yes. Uti kuki rero hari abasirikare bamaze iminsi babashushubikana bakuwe Poezero n'ibice bihagaragiye n'abagiye bahunga izindi axe, ariko nabonye Kipupu bavuga ko bayisubije. Yego nabonye bavuga ko Kipupu bayisubije ubwo nabari bayihunze mu gihe cyo gufatwa. Za Wazalendo ariko zishobora kuba zifita akagufu. Wazalendo duwo zishobora kuba arabihanduza 10 n'ibindi bisatira nk'ibyo. Cyo nashaka kuvuga rero iyi Karemi turi kuvuga iri kubera muri udukoryo twinshi. Nabonye mwe mu ngabo za leta bazirikiye inyuma maboko sinzi ukuntu ikinyarwanda kizi ukuntu babyita bagahuza inkokora nuko baraboshye bahuje inkokora inyuma kumwe bakunda gutuga agatuza bakazakazana imbere inkokora ubundi bakazegeranya bakashyiramo ikiziriko. Abasirikare benshi rero nuko bameze kandi bari n'abari kwicwa kuko izi za Wazalendo ngo rabo ziri gutikura bote zo mu mbavu umuntu akabaguye aho ngaho cyangwa se namwe mu ngabo za leta. Kubera iki bari gusabwa gusubira kuri terre, ikigaragaza ko iyi ntambara ibera muri axe zitandukanye ari muri Kongo ishobora kuba ifite ubukana buri ahantu umusirikare ingabo y'igihugu ihunga yasabwa gusubira ikemera ko bayapfa ibyiba yahabone babyaye kuyu mutima. Izi ntambara zishobore kuba ziri gukoreshwamo either ubugome bukabije cyangwa se harimo ibikoresho biri gutuma nucitse ku icumu atifuza gusubiza amaso inyuma. Erega urumva ni intambara zirimo ni sinabyaye kubera ko burya intambara yajemo umuntu utari n'umunyagihugu umucanshuro cyane tubona ko ari abaturuka kure cyane n'umuntu rimwe na rimwe utanumva amateka y'aho hantu n'umuntu udashobora gutorera ubwo ndavuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo yatorera umuturage wese. Umucanshuro no cooperating drone cyangwa se uri gutwara wenda Sukhoi 25 ntabwo ngira ngo pardo yagira nkuko yagirira umunyagihugu cyangwa uwo muri regio yiwabo, ntabwo yaza kwigira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turavuga abantu bavuye muri El Salvador, turavuga abantu benshi bari abasohowe banyuze muri hari irubavu haturutse mu bihugu by'Iburayi bya kure bya Bulgaria niba nibuka neza mbabari. Ariko noneho iyo urebye ntabwo abo bantu ngira ngo ni abantu babaje gukorera amafaranga, ntibaba banumva ngo
conflict ya hano iteye iti imeze gute uko kugirira umuntu impuhwe rero ko wavuga ariko uyu ni umunyagihugu nubwo twatari ku ruhande rumwe ariko basi uyu ni umunyagihugu ejo bundi ashobora no kujoininga rega ntabwo uzi ko abantu bagiye bava muri M23 sorry muri FARDC na za Wazalendo M23 ikabakira uwo rero ushobora no kumugirira pare tuvuga ejo bundi twaba tunari cyane ko nabonye bitwa Colonel Nsabimana yego ari muri M23 bari kwashize iminsi mike azanye n'abasirikare bari kumwe bahoranye muri FARDC yagaragaye muri mobilisation zivuga ko cyatumye joininga M23 harimo no kubananga karengane kakorwaga muri FARDC ariko akenshi abangaba ngewe kugaya politike ya M23 ariko abenshi muri abangaba nibisahiranda ntabwo ntabura kubikubwira benshi muri aba nibisahiranda aba baje kujoininga benshi nibisahiranda ni babantu nyine ariko nanone ntabwo wamurenganya niba yarabagize n'ubwo bumenyi bwo gukora bwo kugerageza kureba mu myaka 2-3 iri imbere akabona ko ashobora gufitinga kandi ubumenyi afite wenda baranabukeneye kuri tehe why not haraza nandi mabanga menshi ni naho dugenda dukuriye imikoranire iri hagati ya FARDC na FDLR akenshi abatanga amakuru n'abanyine bahoze bakorana nabo wenda binafasha M23 ku musirikare ku ipete rya colonel bafite amabanga menshi y'igisirikare bafite amabanga menshi y'igisirikare binaborohereza wenda niba turutse muri ako karere bari kurwaniramo binaborohereza kumenya ngo position zacu ziraha naha ibikoresho dufite nibi ingufu ziraha intege nke tuzifite aha wahera bikagenda ukuntu abonye ngo M23 nabo baba babizi ko hari ikijyanye n'ikizere ngira ngo babizi ko hari amabanga runaka ya gisirikare cyangwa ibindi bagomba kuguma ibukuru kubera uyu muntu wavuye muri FARDC niwe expecte ko azagumi iwanyu ashobora kuba ataje wese rwose nagabaje wese birashoboka cyane hanyuma hakaba mbere yo kuva kuri iyi nakwita nka crackdown yo kuri Karemi yewe hari muri kwa kundi tuvuga igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngira ngo iyo kinameze gutya ababirigi n'abandi nkabo bifuriza Afrika cyane cyane iyo muri aka gace k'ibiyaga bigari akarere k'ibiyaga bigari kubimeze nabi ngira ngo ni kimwe mu bituma baserebura imipangire y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaramo inenge nyinshi reka nkubwire ngiye sinizi igisirikare sinkizi usibye ibyo nsoma na risisi zanjye nk'umuntu ukurikira ariko namahitamo atari meza gutangira gukora icyo wakwita ngo ni ugusukura umujyi mu gihe nk'iki ngiki reka nkubwire icyo nshaka gusobanura igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukora ibi ngibi ni ukurushaho gutera panike mu hantu hari kuvugwa ko AFSM 23 uwo bita umwanzi wabo ari hafi kugana yewe sinshiki igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane ko niyo urebye na atrocities ikora urebye indiscipline n'ibindi rwose ari igisirikare uyoboye igihugu ashobora guhindura kikaba cyajya ku murongo byaba ari byiza ariko noneho ubu iki ntabwo ari cyo gihe cyo kujya gukora crackdown reka mvuge gutyo cyangwa se gusukura umujyi mu bantu uvuga ngo naba infiltrate n'abandi nkabo ngabo kubera yuko uyu mujyi already uri mu mboni z'uwo witowe umwanzi ubwo ni 23 no kuvuga ngo ahubwo ibyo bintu niba utekereza ko byari ingenzi of course ni ingenzi wakabaye warabikoze mbere ubu ngubu aho ukaba uryameye amajanja niba kuryamira amajanja niba ari iki ariko utabanje guteza akaduruvayo mu mujyi ikindi no kudestabiliza abaturage ahantu ibintu nk'ibi ngibi bya kugenda gufata abantu mu kivunge no mu bindi nabyo biteza ikibazo wahoze wikomozaho biteza ikibazo kubera yuko abaturage already bafite ibibazo by'ubuzima na gace kadakize nubwo gakize afite twazisobanuraho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irakiza ariko irakennye irakiza ariko irakennye urumva ukuntu biri contradictory yego ni fenomena bigoranye gusobanura igihugu gikiza ariko kikaba gikennye ariko abantu ngeje bure twaravuga ko gikize kubera ko twava diamant cobalt zahabu n'ibindi za colta n'ibindi noneho havumbuwe gaz na petrol kandi bivugwa ko biri kungano nini buriya petrol igeze ku rwego singiri muri Sudan buriya petrol igeze ku rwego rw'uko itobora
tubora ubutaka ikameneka ikanyanyagirwa, kenshi ubundi zivumburwa kubera ko hari ubushakashatsi cyangwa se bapimye hari ibimenyetso, ariko iyi yahaho yaratoboye biba ngombwa ko ariyo yigaragaza ko hantu ihari. Igihugu ni igihugu gikize ku mutungo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma ibi ngibi rero bikagera n'iki buriya iyi Karemi turi kuvugaho urasuza icyo gitekerezo cyawe. Turayivuga ariko hari n'amakuru avuga ko hari FDLR ziri kugeramo ziturutse mu gihugu cya Zambia. Muri Zambia kandi ziturutse muri Zambia rwose nayo mu myaka yashize wagiye wumva ko kuba irimo abagerageza cyangwa se abahirahira kurwanya ubuyobozi bw'u Rwanda ariko bafite bahora na FDLR abakurikira nago iyi nkuru yabari nshya kuba Zambia haturuzwe izi FDLR ubundi zikoherezwa muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se mu burasirazuba bwa Kongo, especially ku mirongo rugamba. Izi FDLR nazo ngo ziri kuza zikaruhukira hano Karemi, izindi zitazoherezwa Baraka. Karemi Baraka ni abaturanyi. Bete Karemi ni muri Tanganyika, ariko noneho Baraka ni ruguru gato muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ni wo muryango, niyo portail ku muntu waba uturutse muri Kivu y'Amajyepfo ajya muri Tanganyika. Now ubwo ikindi kintu byumvikanisha ni iki rero? Ni intambara, ni urugamba rukomeje guhinduka. Uti gute? Nubwo bitwa FDLR ariko baturutse mu kindi gihugu. Ni ukuvuga ngo turebye abari bo twavuga ko ari ibisanzwe kuko n'undi barwana hariya bari muri coalition ya FARDC, ariko noneho turanongeraho ngo baturutse he? Ntabwo baturutse muri Rucuru, ntabwo baturutse ahandi ari hose baba baragiye mu Burundi, tuzi ko ngo banatorezwa cyane base militaire zabo ubuhungiro n'ibindi. Buriya bisa nkaho ibihugu sinzi mamya ko igihugu ni ikintu kigari ku buryo amakosa nk'aya ngaya rimwe na rimwe ubundi abakwiye kwirindwa. Mamya ko buri gihugu gisobanuye cyangwa se kizi icyo bivuze kugira base militaire mu gihugu cyawe, none itorezwamo abagerageza guhirahira batera igihugu gituranye cyawe. Uretse n'ibyo, u Rwanda ni na kimwe mu bihugu byamaganiye kure rugikubita ko u Rwanda rudashobora gutunga base militaire iyo ari yo yose y'igihugu runaka. Itegeko nshinga birimo ingingo 170 rwose niba nibuka neza. Cyangwa rero biba bivuze ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo nk'ibihugu byinshi urugero rworoshye mu burasirazuba bwo hagati biri kuzira ko Amerika irwagurukiriza ibitero mu izo base militaire. Ibyo bihugu bwabyo wenda bisanzwe ari bibanye, ariko n'ibifatanya bikorwa byako kanya kubera icyo gitero cyagurukiye mu bihugu byanyu. Hanyuma ibihugu nanone biri ku expressing icyo twavuga nka hegemony militaire. Ibihugu byinshi mu isi aho iya politiki idakunda Amerika niyo mamya kiri mu ibyo bihugu, ko raporo zigaragaza ko nibura Amerika ifite ibigo birenga 800 hirya no hino mu isi. Igihugu gikurikira Amerika n'Uburusiya gifite ibigo 5 bya gisirikare hanze y'Uburusiya. Ubwo bazi inshuro Amerika ikubye Uburusiya ni inshuro ziri hejuru y'100 niyo hegemony militaire. Nanga rero no kugira ikigo nk'icyo akenshi baba ari byibanga, ibyo ubwabyo no kubikora wihishe bita bishimangira ubwo bufatanye bikorwa. Wumvise neza icyo navugaga ko uramutse wumvise ko FDLR ari wenda makamyo 10 simbizi cyangwa indege yavuye mu Burundi yerekeza aho ngaho muri ako gace, ushobora kubyumva nk'ibisanzwe. In fact ntibisanzwe ntibinakwiye, ariko wabyumva nk'ibisanzwe kubera ko tumaze iminsi tubyumva bijyanye no ku igihugu cy'u Burundi kinitwara ku Rwanda ndetse kinitwara kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku butegetsi bwa Kinshasa. Ni pete na kidore ku Rwanda n'umwanzi runangaha. Navuga ngo byakitwa ibisanzwe kubera ko turabimenyereye. Byakitwa ibisanzwe wumvise ngo bavuye muri za Rucuru aho bakiri, wabyita ibisanzwe wumvise uvuze uti wenda baba bari guturuka muri za Warikare wherever ahafa ahangaha. Ariko ikibigira ibidasanzwe ni ukumva ko hari ikindi gihugu cyinjiye mu rugamba. Wabyita mu buryo buziguye cyangwa butaziguye ni wowe bwawe wabyihitiramo, ariko ni FDLR baturutse muri Zambia. Nabonye kuri Les Miserables abantu bajya bibona bamukurikira bazi ibyo ari byo. Nabonye
n'abandi bantu benshi bakurikira bagiye babivuga ko abo bantu bari guturuka cyangwa baturutse muri Zambia benshi bakaza kujoininga abandi boherejwe n'u Burundi, ndavuga ingabo z'u Burundi FDNB nyinshi zoherejwe hara muri Kareme. Ni ukuvuga ngo ni uguhinduka gukomeye kw'intambara ihari, kubera ko n'ikindi gihugu twumvise kijoininze mu buryo wavuga ngena nabwita direct, kubera ko abantu batorejwe iwawe ntiwavuga ngo ntubizi. Intelligence igihugu kiba gifite niyo ku rwego rwo hejuru y'ibyo byose bafite intelligence wena ntizingana, ariko ntabwo abantu bakitoreza ku butaka bwawe ngo ntumenye imigambi yabo cyo bagamije n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Nuvuga ngo ni ikindi gihugu kinjiye muri iyi conflict against M23 udashobora gusigana u Rwanda, kuko FDLR barwanya u Rwanda, of course barwanya u Rwanda. Hanyuma icyo nagira ngo mvuge ni n'igihugu historically vuba aha uribuka bwa Edgar Lungu, Zambia uburyo iki gihugu cyashatse kugambanira u Rwanda mu rwego rwo hejuru, ngira ngo wabubyibuka abantu bari bukikese case bwa Edgar Lungu. Ni igihugu rero wavuga ngo ntabwo kigeze gitezuka, ariko ushobora no gutekereza Zambia ugifite ijambo. Zambia n'ubundi isanzwe ivugwa mu makimbirane hano mu burasirazuba uretse no mu burasirazuba bwa Kongo, isanzwe ivugwa mu makimbirane muri Kongo. Abazi by'intambara za Kongo ebyiri zitiriwe intambara za Afurika bitewe n'ubwinshi bw'ibihugu bya Afurika byagizemo uruhare, Zambia ni kimwe mu bihugu byaparticipatinze muri iyi ntambara. Bivuze ko ubwabo bazi situation, bazi imvo n'imvano y'ibibera hariya. Gukohereza FDLR cyangwa se kuyemerera kwitoreza hari ubwabyo ntago ari ibintu biba bibaye kumanuka. Ugize neza uti intelligence uko byamera kose, uko yabikorera hasi kose, niyabura amakuru ko mu gihugu cyanyu harimo base militaire iri gutoza abantu, mukimenya abo bantu ni bande, turi gutoza, bazajya he, bazakora iki. Ibyo byose urumva ngo diplomatically uwo muntu wumukikiye cyangwa se waba mumuhaye ukuboko. Of course no kuvuga ngo ni igihugu cya Zambia nubwo hidaturanye n'u Rwanda, ariko ubwo twamaze kumva ko kinjiye muri conflict. Uribuka ejo bundi ahangaha twavugaga igihugu cya Afurika y'Epfo, twavugaga Malawi, twavugaga Tanzania, twahoze tubona ko bitwikiriye SADC ibihugu 10 na bingahe n'ubari na bitatu, hakaza ibihugu bitatu gusa. Bigaragara ko nta consensus yabayemo cyangwa se ubwumvikane hagati y'ibihugu mu kugira ngo bige muri iyo mission. Naho igihugu cya Zambia nacyo ubwo nicyo guhanga amaso rero, nuko twabonye ko M23 ubwayo ntabwo yihanganira namba uyirwanya. Uribuka nyakwigendera cyangwa late Lieutenant Kano Wiringoma avuga ati don't joke with M23. Iyo ni M23, ariko n'u Rwanda narwo u Rwanda rudafitanye ikibazo na M23, yewe u Rwanda runemera ko rugirana imikoranire coordination sécuritaire, imikoranire ubuhuzabikorwa mu by'umutekano, batiri demokrata bagize security coordination. Nta kibazo bafitanye rero abantu bagirana mu mikoranire, nta kibazo bafitanye. Ndetse n'u Rwanda ntabwo twari twumva bavuga na M23, kubera ko lute yabo mu Rwanda barayumva abayobozi, yewe bigera no ku baturage basanzwe. Wabonye ko byafashe n'abaturage basanzwe ku buryo iyo M23 ikoza agatendo ikagasucceedinga cyangwa ikagira ibikorwa ikora, ubona ko abantu mu Rwanda benshi rwose ubona wagira ngo barashyigikiye. Ibyo rero ntabwo ushobora kuvuga ngo usige ko u Rwanda narwo rutaba ruri targeted. No kuvuga ngo ni kure muri Karemye, ushobora kuvuga ngo ni kure n'epfo, ariko no kuvuga ngo mu gisirikare ibirometero 1000 ni ubusa, ibirometero 2000 ni ubusa mu bijyanye n'igisirikare, cyane igisirikare nk'iki ngiki cyo mu burasirazuba mu munani muri agace k'ibiyaga bigari tuzi ukuntu ibintu biba bimeze. Naho igihugu rero cya Zambia nacyo nicyo gucungira hafi no kureba ngo hazaba iki. Ikiza wenda nuko twabonye nk'ibi narimvuze ibihugu bibiri muri byo umubano warongeye urazahuka. Tanzania wabonye ko dufitanye umubano umeze neza, ejo bundi hanga Perezida Paul Kagame yagiye South Africa, Minister Nduhungirehe ahura na Ramora, twari tuvuga ngo ese Malawi biragenda bite. Ubwo ariko Zambia ni ikindi gihugu kije muri intambara, kandi ibintu bitoroshye kumenya aho bizagana. Dusoreza kino kiganiro rero. Reka dushimira badukurikiye, tubabwire ko amakuru n'ibiganiro byacu ari akagaruka, ariko kandi abantu bajye bikora subscribing mwiyandikishe mukore sabone ubundi gatanu ku kandi turi hano kugira ngo umunsi ku munsi tubabwire byinshi bivugwa muri kano kare ndetse no kurana mpuzamahanga. Wakoze Jean de Dieu. Wakoze cyane Semugeshi.